Murabe neza abakunzi ba Rosette Vibes, twishimiye urukundo mwatweretse, mukomeze mutwereke mukora comment, share na like kugira tuzabashe gukomezanya mu bindi biganiro. Nashaka kubwira abantu bari muri ghetto, abasore n'inkumi cyangwa se n'ababyeyi bifuza kwirira ibiryo biryoshye kandi bidahenze. Ese mwari muzi ko imigozi iribwa? Njye sinari mbizi ko imigozi iribwa, ariko hari igihugu nasuye nsanga bateka imigozi, kandi imigozi ni imboga nziza ziryoshye, ntizisharira, ntizirenduka. Ewana ugerageze uteke nk'ibiri muri iyi video, uzanshimira nyuma. Twaragiye rero dusoroma imigozi, turagenda mu gikoni turayoza, tumaje kuyoza dutegura inyanya, turaziteka zimaje gushya, inyanya n'igitunguru bimaje gushya, dushyiramo imigozi yacu, dutegereza gatoya kwishya. Ubwo maje gushya twayirishije akawunga rero kiwacu bisaba kugateka iminota 20, ariko kinaha ako mu bihugu nasuye bisaba kugacanira isaha nibwo kaba gahiye. Kamara gushya ugahita ushyiramo ifu yawe, ubundi ugasonga ubugari bw'akawunga. Ubwo rero uba ugomba kugashyiraho kare mbere yuko utangira guteka imboga. Noneho kubera yuko hari abantu batikundira akawunga, bashobora izi mboga kuba bazirisha ubugari, ibijumba cyangwa se amateke cyangwa se ibirayi. Ubwo rero muraza kubona naho twateguye amateke. Hafi aho ngaho twari twatetse sausage, iwacu ni sosiso, ushaka kugura udusosiso tewe n'abantu muri kumwe, ubundi ugateka ku ruhande, cyangwa se inyama cyangwa se ifi. Ubwo ngubwo twarabiteguye sosiso, dukora n'agasupu ku ruhande, bihiye turabyarura. Ni ibiryo biryoshye, ni ibiryo bidahenze, bidasaba ko utanga amafaranga menshi, kandi mwibuke ko imboga ari ingirakamaro. Rero ushobora kubona hari imigozi iruhande yawe ukaba yahirira inka, nyamara izo ni imboga urimo urapfusha ubusa. Ugerageze uzadushimira nyuma. Mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana video zacu.